Murakaza neza kuri Afurivision Post. Aha niho dusangirira amateka nyakuri tukayasesengura. Ni nkaho tuba twinjiye mu gitabo kinini cy'amateka utamenyerewe ahandi, tukayigiramo ubumenyi bufite agaciro. Niba ukunda amateka n'ubumenyi, ibuka gukora subscribe kandi no kunzogera kugira ngo buri kiganiro gishya kijye kikugeraho ako kanya. Kandi niba ufite igitekerezo cyangwa ikibazo, tubwire muri comment kuko ibitekerezo byanyu nibyo bituyobora mu biganiro dukora. Uyu munsi turareba ku kiganiro cy'amateka giteye ubwuzu. Silas the Great ariwe dukunda kwita Kuru. Nicyo yanditse kuri Silas Sirende, dokima yitwa Silas Sirenda. Ese wari uzi ko uyu mwami atari umuhanga mu ntambara gusa, ahubwo yari umuntu w'ubumuntu budasanzwe? Ubwiza bw'ubumuntu ndumva biteye amatsiko. Ni iki gituma tumwita umwami w'ubumuntu budasanzwe? Igituma tumwita umwami w'umuntu budasanzwe rero, mu wa 539 mbere y'uko Yesu Kristo avuka, Silas yatsinze Babiloni, ariko nyuma y'intambara ntabwo yigeze akora nk'abandi bami basanzwe. Ariko ngabo, uretse mbanze nkuce mu ijambo ho gatoya, nta kibazo. Iyo uvuze Babiloni hari udahita abyumva neza, ubundi Babiloni hari hehe tugereranyije n'amateka y'ubu? Ubundi rero urebye Babiloni ku mugabane wa Aziya, ubu ngubu ni igihugu cyitwa Iraq. Hari igihe umuntu atahita amenya ngo Babiloni ni cyari ikihe gihugu, ariko nk'iyo bisobanuye gutya abantu bahita babyumva. Yego, birumvikana, niyo mpamvu nyine tuba turimo kuvuga ku mateka. Ntacyo, komereza aho wari wigeze, nari nguciye mu ijambo. Kuri ubu rero ntiyahohoteye abaturage cyangwa ngo abashyire mu bubata butari ngombwa. Ahubwo yanditse dokima iri mu rurimi rwa Akkadian. Iyo dokima ikaba yari yitwaga Silas Sirenda, yari ikubiyemo ibi bikurikira: kubohora imbohe z'idini, asubizaho insengero, arengera ikiremwa muntu. Ngire ngo aho ngaho nanjye nkunganiye, Silas Sirenda nanone hari harimo indi ngingo yavugaga ukuntu yari atsinze ubwami bw'Ababiloni, ukuntu abaperesi bari bamajije gutsinda ubwami bwa Babiloni. Yego, ikindi kandi iyo dokima yagaragazaga uwo muntu bwe n'ubushishozi mu buyobozi. None se ngabo, yego, wadufasha kugaragaza uko Silas yagaragaje ubumuntu bwe muri icyo cyanditswe? Yego, koko nibyo kubigaragaza. Muri iyo dokima yitwa Sirenda, Silas avuga ko yemera amahame y'amadini yose, kandi ko abantu bose bagomba kubaho mu mahoro, kandi ko nta muntu uremwe nabi. Nta kwica, nta gutoteza. Yashishikarije abantu kubaha umuco w'amadini y'abandi. Ariko ubwo yari afite intwaro nyinshi kandi yari umwami ukomeye, kuko yatsinze Babiloni, kandi bigaragara ko icyo gihe nta ntwaro nyinshi zari ziriho nk'iziriho muri iyi minsi, nka za drone, za misile ziriya batera. Mu by'ukuri yabishobojwe n'iki gutsinda Babiloni? Muri rusange yari agamije iki? Nibyo koko nta ntwaro zikomeye zari zihari, ariko icyanditswe cye kigaragaza ko intego ye atari ukubangamira abaturage, ahubwo byari ukubaha uburenganzira bwabo, kubagarurira ibyabo, no gukumira akarengane. Kandi koko amateka avuga ko abaturage bari barajyanwe bunyagwe i Babiloni bari bafite agahinda kenshi. Silas icyo gihe yabafashije iki? Yego, Silas yabahaye uburenganzira bwo gusubira i Yerusalemu no kongera kubaka urusengero rw'Imana. Rero ibyo byerekana ko intwaro ye yari igamije amahoro n'ubumuntu. Ngabo, biratangaje koko.
ni ukuvuga ko yagaragaje urugero rwiza rw'ubuyobozi butarimo intwaro ahubwo burimo ubumuntu cyane. Mu by'ukuri Silas Sirenda ni inyandiko ya diplomasi. none iyo uvuze diplomasi biba bishatse kuvuga iki? Ubundi iyo bavuze diplomasi twumva bino bintu bitatu bikurikira. Abaturage bose bagomba kubaho mu mahoro, buri muntu akubaha idini rya mugenzi we, kandi akagira uburenganzira ku mitungo ye. Ni ukuvuga ko uyu mwami yashakaga inzira za diplomasi muri kariya gace, cyangwa se yerekanye diplomasi hariya muri kariya gace? Yego, kuko uyu mwami yerekanye ko ubuyobozi atari ubw'uburakari cyangwa ubukana gusa, ahubwo ushobora kuba ubw'umutima mwiza ndetse n'ubumuntu. Ese yaba impamvu y'ingenzi mu mateka, cyangwa se yaba dokima y'ingenzi mu mateka? Kuko turabizi ko amateka avuga iby'ahahise ndetse akatwigisha n'iby'ejo hazaza, ko twakwitwara ejo hazaza. None ni gute iyi nyandiko yaba iy'ingenzi kuri twe muri iki gihe? Yego, koko iyi nyandiko ni isomo rikomeye mu mateka y'ubuyobozi. Umuntu n'ubuyobozi birashoboka. Icya kabiri, gushyira mu gaciro no kubaha uburenganzira bw'abaturage bigira ingaruka nziza ku isi. Icya gatatu, amateka agaragaza ko abami cyangwa abayobozi bashoboye guhindura amateka igihe bubahirije amahame y'ubumuntu. Ndumva dukwiriye gufata amasomo aha. Ni ukuvuga ko yego, politike n'ubumuntu bishobora guhurizwa hamwe. byanze bikunze muri geopolitike y'ubu ukabonamo amasomo aturuka kuri Silas atandukanye, harimo nko guharanira amahoro n'ubwigenge by'abaturage. Icya kabiri, gushyigikira uburenganzira bwa muntu bituma habaho amahoro. Icya gatatu, kubaha imico itandukanye y'abaturage ndetse n'idini bigira uruhare mu gucunga neza igihugu. Mu by'ukuri ndabona Silas afite isomo rikomeye ku isi ya none. Yego, kuko ntibyoroshye kubona umuyobozi uhuza intwaro n'ubumuntu ku rwego rwe. Yego, nibyo. Niyo mpamvu Silas Sirenda ari kimwe mu byanditswe by'agaciro cyane ku mateka y'isi. Igaragaza ko umuntu ashobora kuba umuyobozi ukomeye, ariko agashimangira ubumuntu, amahoro n'ubushishozi. Arega, uru ni urugero rw'amateka rudusaba kwibaza. Mu buyobozi bw'iki gihe, ni uwe umuntu twafata nk'intangarugero? Kuri wowe urumva twamufatiraho uruhe rugero? Kuri njye ndumva Silas twamwigiraho ibintu byinshi, nk'ubumuntu bwe, uburyo yayoboye Babuloni, kandi ni isomo ku bayobozi bose n'abaturage. Nibyo rwose, ndumva wakurikiye. Maze twigisha amateka y'ingenzi y'umwami w'ubumuntu. Nta gushidikanya Silas Sirenda irakigisha no muri kino gihe. Murakoze cyane babyeyi. Reka dushimire abadukurikiye. Ikiganiro cyacu ni ahangaha tugisoreje. Tuzasubira ubutaha. Mwakoze kudutega amatwi, kuko tugiye kubagezaho ibiganiro byinshi kandi bishingiye ku nyigisho nziza, kuko dushaka gusangira amateka. None wowe nta kindi kintu babwira ubasezera? Urakoze cyane kumpa ijambo. Icyo nabwira abadukurikiye ni ukudutiza amaboko, bakaduha subscribe, share na comment, tukabasha kugomeza tukabaha amateka twishimye. Cyane ko gusangiza iyi video ari inkunga ikomeye kandi ituma amateka agera ku bantu benshi kandi vuba.